bakobwa bashiki banjye buriya rero hari ukuri kumwe bashiki bacu mutajya mumenya ku bantu b'igitsina gabo. Ukuri kwabo ni kumwe. Umuhungu ni wa muntu ushaka ibyishimo, enjoyment, arakujyana mujye gusagamba ibitenda byose bya nabi abikujyanemo, mugende muryoshye, mugende mukore ibyo mushaka byose. Ariko my friend, ikintu gihari cyo nuko ku gitsina gabo nta muntu ujya usengera kuzashaka umugore wo mu kabari, nta muntu ujya usengera kuzashaka umugore wirirwa azenguruka aho ngaho. Abagabo dukeneye utwana twiza, utwana two mu rugo, utwana twarezwe, utwana twumva, utwana tuzabuka mu rugo rimwe tuzakurerera abana, apana baba ntibahoza akaguru mu nzu. Ese buriya koko tuvugisha ukuri, uriya muntu mwirirwana muri club, uriya murarana muri club, nawe reba ibintu burimo muri club, uriya muntu ubukure tuvugisha ukuri, uriya muntu yagushyira mu rugo, kiriya cyuma uvida, uriya muntu wakubonye yagushyira mu rugo, cyangwa mwamujyana ngo mushyire imiruho kuri ba bandi bazi ngo bazatora utwamarayika, akakugutora uraka azi kuri akamarayika kombe byari. None ikintu kimbabaje, abantu mwibereye muri ibyo, mwifite imyaka hejuru ya za 25, bakobwa imyaka 25 uri mu kabari, ugeze mu gihe cyo gushaka, uri mu kabari. Mu kabari niho bashakira abagabo, mwashyize mu kabari niho bashakira abagabo. Kandi iri jambo ryanyu uzaryumva ugize 30, uzaryumva ugize 30. Nimugire sha muhinduke mwana, muze washatse koko n'ikigabo kizakwitendeka cyangwa uzitendeka kigagushyira mu rugo. Imyaka 30 ni kugereraho bizagenda bite? Urabona udatangiye kurongera igihugu n'ababyeyi, utanyumva nabi. Ni ya gahunda yazababwira paka nyagwana umuhungu wanyu, nkorera foro tujye dukomeza twibanire. Ciao ciao.